Ndabashuje cyane mwese abakunzi b'Agaseke k'amakuru official. Turi kuwa gatandatu tariki ya 14 z'ukwezi kwa kabiri. Umunsi abantu benshi bizihizaho umunsi wo gukundana. Uyu munsi natwe dufashe akanya kugira ngo muganirize gato amavuna amavuko y'uyu munsi witiriwe Mutagatifu Valentin. Mu bihugu byiganjemo abayoboke ba Kiliziya Gatolika uyu munsi ufatwa nk'uw'abakundana, ariko hari ibice by'isi ufatwa nabi cyane ndetse bakanawamagana. Handi ho amategeko buza kuwizihiza. Ariko mbere y'ibyo byose, uyu munsi ukomoka he? Uyu munsi uvana izina ryayo ku mugabo witwa Valentin. Gusa hari inkuru nyinshi zivuga ibye. Yamamaye cyane ivuga ko ari umupadiri w'i Roma mu kinyejana cya gatatu, ubwo nukuvuga mu myaka ya 200 nyuma ya Yesu Kristo, cyangwa se Yesu Kristo. Umwami w'abami Claudius wa kabiri aza guca ibyo gushyingira kuko yemeza ko abagabo bafite abagore bavamo ingabo mbi. Padiri Valentin ibi ngo ntiyabishyigikiye, arenga ku itegeko akajya ashyingira ababishaka mu ibanga. Claudius abimenye, Valentin yarafunzwe nyuma akatirwa urwo gupfa. Afunze yakunze umukobwa wari impumyi uwamucirije urwo gupfa waje kumusura, maze ubwo yarajyanywe kwicwa tariki ya 14 z'ukwezi kwa kabiri amwohereza ibaruwa y'urukundo isinyeho ngo uwawe Valentin. Ariko se ubundi byo kwizihiza uyu munsi byaje bite? Uyu munsi bwa mbere wijijwe umwaka wa 1996 haciye imyaka Kiliziya ikize Valentin mu rwego rw'abatagatifu. Gusa na mbere y'ibya Valentin, kwizihiza iby'abakundana byayimaze imyaka myinshi cyane mu muco n'ibirori by'abaromani. Bagiraga ibirori byitwa Ruperikalia hagati mu kwezi kwa kabiri, wari umunsi wo gusoza iminsi y'ubukonje no gutangira urugaryi. Bivuga ko mu kwizihiza uwo munsi abahungu berekanaga abakobwa bakundana nyuma bakazaba bashyingirwa. Nyuma Kiliziya yifuje guhindura ibyo birori mu munsi wa Gikristo, yanzura kuri uyu munsi wa Ruperikalia nayo izajya wibukaho Mutagatifu Valentin. Gahoro gahoro abantu bagiye bafata nk'umunsi wo kwereka umukunzi wawe ibyiyumvo byawe kuri we. Nyamara ariko muri Indonesia uyu munsi wongera ubusambanyi. Muri iki gihugu henshi abatetsi bagiye babuza abanyeshuri kwizihiza Saint Valentin, bavuga ko ngo ari umunsi ushishikariza kandi wongera ubusambanyi. Kuri uyu munsi mu myaka 5 ishize, umukuru w'umujyi wa Makassar yabwiye ikinyamakuru BBC dukesha iyi nkuru ko kubera iyo mpamvu dukingirizo cyangwa se condoms bari kutuvana haboneka mu maguriro. Icyo gihe polisi yayize dukingirizo mu masoko n'amaduka ngo ntitugurishwe, ariko badukeneye bakomeje kutugura rwihishwa. Hari ahantu hitwa Robben Island bavuga ko ari ikirwa cy'urukundo. Yisomye Robben Island cyumvikana vuba n'ahantu Nelson Mandela yafungiwe, ariko kuva mu mwaka wa 2000 buri tariki ya 14 Gashyantare habera ibirori byo gushyingira abakundana. Uwo muco watangijwe na Minisiteri y'Ubutegetsi ya Afurika y'Epfo na Robben Island Museum ubukurura abakundana benshi bo ku isi bifuza kujya gushyingirirwayo. Kuri iyi tariki buri mwaka couple zirenga 20 zikorera misa yo gushyingirwa muri chapelle ntoya ihari kugira ngo mwemererwe kubavugira mu masezerano y'urukundo muriyishyura. Kandi ababishinzwe baturanye bemereye muri couple nyinshi ziba zabisabye hagendewe ku nkuru zitangaje z'urukundo rwabo. Muri Thailand ho rero ngo ni vitamine y'ibanga cyane. Mu gihe yishize abategetsi muri Thailand batanze ibinini bifasha mu burumbuke prenatal pills ku mihanda y'umurwa mukuru Bangkok kuri Saint Valentin, bifuza kongera imbyaro muri iki gihugu. Kuri uyu munsi byibazo kugura no guhuza urugwiro ko bakundana bibe bishoboka cyane. Ibi ni abategetsi bise vitamine y'ibanga cyane, ni imiti ubundi igizwe na folic acid hamwe na iron ifasha kongera ubumbuke abagore bitegura gusama cyangwa se abatwite kubyara abana bameze neza. Mu 1970 couple yo muri Thailand barirwaga ikigereranyo cy'abana 7, ariko mu myaka 5 ishize bageze ku mwana umwe n'ibice 6. I Pakistan urukiko rwaciye uyu munsi. Urukiko rukuru umurwa mukuru Islamabad mu 2017 rwaciye kwizihiza uyu munsi mu ruhame ruvuga ko atari umuco w'Abayisilamu. Hari hashize imyaka kwizihiza uyu munsi bigenda byaguka, ariko abandi bakavuga ko uwo munsi ari urukozasoni wahimbwe n'Iburengerazuba. Urwo rukiko rwabujije kandi itangazamakuru kuvuga inkuru z'ibirori by'uwo munsi, runabuza ibintu byose byo mu ruhame bijyanye nawo. Muri Arabia Saudite indabo mu bwihisho. Kuri iyi tariki polisi y'idini y'iki gihugu ibiryamiye amajanja icunganwa no gukumira ibicuruzwa byitwa iby'urukundo birimo indabo, amakarita n'ibindi bintu byose by'umutuku bikekwa. Abayicuruza bikora rwihishwa kandi nijoro ngo birinde gufatwa kuko kwizihiza uyu munsi ari kirazira muri iki gihugu. Abifuza kwizihiza uyu munsi bamwe bafata ikiruhuko bakajya hakurya muri Bahrain cyangwa se muri Leta Zimwe z'Abarabu aho kwizihiza bidafite amategeko akazabibuza. Kuri uyu munsi abakundana bakunze guhana impano zitandukanye zirimo indabo z'amaroza atukura n'amakarita arimo amagambo y'urukundo. Bivuga ko buri mwaka woherezwa amakarita arenga 1.5 miliyari kandi menshi muri agatangwa n'abagore bayaho bakunda. Uyu munsi warwo mu minsi itangwa amakarita menshi ku isi ukurikira umunsi wa Noheli. Kuva mu bihe bya kera hagati mu kwezi kwa Gashyantare hafatwaga nk'igihe cy'urukundo n'uburumbuke. Abagereki bibukagamo ubukwe bw'imana zabo Zeus na Hera, naho abaromani bizihizaga umunsi wa Ruperikalia aho baturaga imana y'uburumbuke. Mu mateka ya Kiliziya Gatolika habayeho abantu 3 bitwaga Valentin bishwe bazira ukwemera mu kinyejana cya 3, ariko wibandwaho cyane ni Valentin w'i Roma
wari umupadiri. Dore uko uyu munsi wizihizwaga nuko wahindutse. Mu ntangiriro wari umunsi wihariye ku basore n'inkumi batarashaka, bakinaga umukino wo gushakirana, wabonaga undi bagateganya gushyingiranwa mbere y'umwaka. Mu kinyejana cya 14 mu Bwongereza nibwo watangiye gufatwa nk'umunsi w'urukundo, bitera imyemerere ko inyoni zihura kuri uwo munsi. Uwo munsi wizihizwa mu bihugu byinshi mu buryo butandukanye. Mu Burayi hari abajya gusura ibisigazo bya Mutagatifu Valentin. Mu Bushinwa na Taiwan watangiye kwamamara cyane mu 1980. Mu Buyapani abagore bahabwa ababo chocolate kuri uwo munsi. Mu Rwanda watangiye kwitabwaho cyane guhera mu 1998, cyane cyane ku rubyiruko rw'abanyeshuri. Muri rusange Saint Valentin umunsi wahindutse ukava ku muco n'imigenzo ya kera ugahinduka umunsi mpuzamahanga w'urukundo n'impano hagati y'abakundana. Umunsi w'abakundana wa tariki ya 14 z'ukwezi kwa kabiri ubanzirizwa n'umunsi mpuzamahanga wahariwe agakingirizo International Condom Day, uba ku itariki ya 13 z'ukwezi kwa kabiri, aho ufite intego yo kurinda kwandura indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina. Uyu ni umunsi washyizweho n'umuryango urwanya indwara zandurira muri iyo mibonano IHF mu mwaka wa 2009, washyizweho mu rwego rwo gukomeza gukangurira abantu kwirinda indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina no gutwara inda zitateganijwe, aho bashishikariza abantu gukoresha agakingirizo kugira ngo babashe kwirinda ibyo byose mu gihe kwifata byabananiye. Kuri uyu munsi hatanga ubutumwa butandukanye bushishikariza abantu gukoresha agakingirizo, ntibagire ipfunwe ryo kujya kukagura cyangwa se kugasaba ku kigo nderabuzima, kuko mu Kinyarwanda bavuga ngo isoni zirisha uburozi. Si ibyo gusa kuko bishoboka hatangwa n'amasomo y'uburyo agakingirizo gakoreshwa mu rwego rwo kurinda abantu kuba bagakoresha nabi cyangwa se bagakoresha ibyo katagenewe. Ushobora kwibaza utese kuki uyu munsi wegerejwe uwo bakundana Saint Valentin navuze hejuru. Tariki ya 14 Gashyantare birazi ko buri mwaka ku isi hizihizwa umunsi wariwe abakundana wa Saint Valentin, umwe mu minsi abantu baba bategerejanyije amatsiko menshi cyane. Kuri uyu munsi abakundana bagirana ibihe byiza, bagasohokana, bagatanga impano ndetse n'ibindi bikorwa by'urukundo. Muri uko kwishimisha usanga kenshi bamwe baguye mu mutego wo kuryamana, cyane ko ngo ari kimwe mu bikomeza urukundo hagati y'abakundana. Aha niho usanga bamwe baryamanye ntibikwiye gukoresha agakingirizo, bikabaviramo gutwara inda zitateguwe ndetse no kwandura izo ndwara. Ni muri urwo rwego uyu munsi w'agakingirizo washyizweho wegeranye wa Saint Valentin kugira ngo bashishikarize abantu by'umwihariko urubyiruko kuzakoresha agakingirizo. Ubushakashatsi bwakozwe n'umuryango IHF bwagaragaje ko gukoresha agakingirizo neza bigabanya ibyago byo kwandura ko gatera sida ku kigero cya 98%. Nkire kuva ku dukingirizo no gukundana, udukingirizo twifashishwa mu mibonano mpuzabitsina ku bitabiriye imikino Olympique iri kubera mu rubura iri gukinirwa mu Butaliyani mu mujyi wa Cortina twashize mu minsi 3 gusa imikino itangiye. Kuva tariki 3 kugeza tariki 22 ukwezi kwa kabiri, abakinnyi barenga 2000 bakina imikino itandukanye ikinirwa mu rubura, barimo abagore n'abagabo, bari guhatanira imidari mu kintu 16. Umwe mu bakinnyi bitabiriye imikino utashatse ko imyirondoro ijya hanze yatangaje ikinyamakuru cyo mu Butaliyani La Stampa ko abakinnyi babuze udukingirizo rugikubita. Ati udukingirizo bazanye twashize mu minsi 3 gusa, batwijeje ko bazohereza utundi ariko nta muntu uzi ngo ni ryari. Iki kinyamakuru cyavuze ko cyamenye ko udukingirizo twajyanywe aho abakinnyi bari turi munsi y'ibihumbi 10, nyamara umubare bagakwiye kwiyongera ugereranyije n'imiterere y'ahantu bari gukinira. Ibi bituma bamwe mu bakinnyi bahitamo kujya kuba mu mujyi wa Milani, aho bazabona serivisi zose biboroheye, nubwo urugendo rwo kuhava ujya Cortina ari amasaha 4. Ubwo imikino Olympique yakinirwaga mu mujyi wa Paris 2024 hitabira abakinnyi barenga 10,500, udukingirizo turenga 300 dushyirwa mu bice bitandukanye kugira ngo twifashishwe kwifuza ko imibonano mpuzabitsina, kandi twarakoreshejwe. Iyi mikino Olympique yo mu rubura y'uyu mwaka yakoze amateka yo kuba iya mbere irimo abagore n'abakobwa benshi cyane, kuko bagize 47 by'abayitabiriye. Nkiri mu nkuru z'urukundo ariko mvuye muri Saint Valentin, inteko y'itorero ry'Ubwongereza Church of England yahagaritse burundu ibitekerezo byo gukora imihango yo guha umugisha abakunzi bafite ibitsina bisa muri za kiliziya. Sinodi rusange y'iryo torero yemeje ko izakomeza gusuzuma iki kibazo mu gihe kiri imbere, ariko episkopi bari bamaze gufata icyemezo cy'uko hari imbogamizi mu by'iyobokamana n'amategeko kwirebana no kugira imihango nk'iy'ubu. Hari ubuhamya bw'amarangamutima bwatanzwe n'abamwe mu bakristo b'abatinganye mu kiganiro mpaka cya sinodi ndetse n'imiburo ivuga ko abantu benshi b'abaliberale n'abana bahuje ibitsina LGBTQ bari kuva muri kiliziya. Abayobozi ba kiliziya basabye imbabazi ku ihohoterwa ryakorewe impande zombi, abakikiye ko ibintu bihinduka mu idini ry'abakristo nabo binubiye ko basenyeri badasobanukiwe neza inyigisho gakondo za kiliziya zijyanye n'ishyingirwa n'imibonano mpuzabitsina. Mu ntangiriro za 2023 nyuma y'imyaka 10 y'impaka zikomeye, kiliziya y'Abongereza yafashe icyemezo cy'uko bitandukanye n'andi matorero y'Abangilikani nka kiliziya y'Abepiskopi yo muri Ekose itashyigikira ishyingirwa ry'abahuje ibitsina, ahubwo yatanze igitekerezo cyo gutanga umugisha mu itorero ku bashakanye bahuje igitsina, igikorwa cyemejwe n'itorero rya sinodi, maze hashyirwaho inzira yo kugerageza kumenya uburyo imihango yo guha umugisha abantu bahuje igitsina ishobora gukorwa.